kera ku bwanyu abantu batangiraga ari abavugabutumwa bakaza ku bupasiteri bakaza ku burevera abantu bakagenda bazamuka, ariko uyu munsi wa none bigiye biteye ikibazo. Ibyo rero bigakomeza gusenya umurimo w'Imana, kuko hari benshi bakitwara nk'amabandi, abandi nanone bakitwara nk'abantu utamenya iyo baturutse mu ishyamba. Niki aba bantu twafashwa nk'uko batubajije ngo mbese tuzakomeza kubyirwa n'iki abakozi b'Imana? Niki rero twakora kugira ngo tukomeze tugire inama y'abo bantu babyuka mu gitondo ugasanga yahaye izina atashoboye gusengerwa n'abakuru? Murakoze cyane. Murakoze. Ikibazo cy'umukumbi rero si umuntu wo kwitwa bishopo ejo ugasanga yambaye pocket nk'aba basore b'isi, ugasanga afite imisatsi idasokozwa. Ko ijambo ry'Imana riravuga ngo turi icyitegererezo cy'umukumbi. Azaba icyitegererezo cy'umukumbi mu bikorwa byiza. Ni ukuvuga ngo umukozi w'Imana akwiriye kuba ari inyangamugayo, atari ukuvuga bisobanura ngo atariho umugayo, akwiriye gusa nayo. Ariko hari abigana abapasoro ugasanga yambaye deshire ishwanyaguye ku bibero, nawe arashaka kwigana rwa rubyiruko rwo mu isi. Bishopo rero bishopo n'ufite amatorero ayobora, afite amatorero abayobora, afite abantu ayobora. Bavuga ngo revera pasteur, yego ni revera uyoboye abapasiteri, ayoboye abandi bapasiteri, kandi yarabisigiwe niwe abiheriwe hara muri kabare. None we urumva arabyutse mu gitondo aravuze ngo yarose yabaye bishop, azinduza kuvuga ngo ndi bishop. Yasengewe n'abandi, abarizwa hehe? Umugabo n'umugore abatandukanye. Rero abayobozi b'amadini rero bavuga bati twebwe ubwo umugore wawe mutari kumvikana uze ndagushingira undi. Yego. Abanyuranyije n'ijambo ry'Imana yahamagariwe, avuga ko yahamagariwe gukora. Usibye nibyo bari gukangurira abantu kwirukana abo bafite, abo rero bakarongora abandi. Abo bantu batandukanya abashakanye kandi ari abavugabutumwa, baba batandukanyije na Bibiliya, ijambo ry'Imana. Abo bari bakwiye no gukurikiranwa n'amategeko. Kadusabe aba bantu bongere bahinduke kugira ngo be gutandukanya, bo gutukisha ijambo ry'Imana, basubire ku mwimerere w'ijambo ry'Imana, bongere basubire muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Be kuvuga ngo ngewe ndamwirukana ninjya kwa pastor runaka aransezeranya n'undi, ngo ni mubi ndagenda pasera mbereza umwiza. Oya, umugore wawe Imana yabonye ko Imana yaravuze ibwira Adamu ngo uyu niwe Imana yabonye ko agukwiriye. Ibyo rero umugabo n'umugore bakwiriye kwihanganirana, havuka n'ikibazo hakaboneka bo kubunga. Twebwe dushinzwe kunga no guhuza abafite amakimbirane. Noneho bamara guhura afite amakimbirane twamara kubunga, kuko Imana, kuko Yesu yatwunze n'Imana, natwe dukwiye kunga abantu n'abandi. Tuvuge nko kutoranya abapasoro gusezeranya uri revera. Uri revera mba gusezeranya. Kuvuga rero ngo ariko mukiristo ntabwo yemerewe gusezeranya. Ntabwo umuririmbyi yemerewe gusezeranya. None rero twe dufite ikibazo cy'abantu bakina komedi. Ni komedi noneho nta nubwo bakijijwe, nta nubwo ari n'abaririmbyi. Umve batangiye kurenga umurongo utukura. Ibyo ntari byo gukina nabyo. Ikintu Diakoni atahabwa none umuvugabutumwa ntagihabwa. Bakozi b'Imana, bashumba, ba bishop, turagira ngo mwongere murebe icyo twita inyigisho z'itorero. Doctrine ni imyemerere y'itorero ryawe, ugomba kuyiharanira. Ntabwo dukwiye kugira ngo babikine muri za komedi. Niyo mpamvu abantu basigaye bibaza ngo mbese abakozi b'Imana barihe. Birababaje abo bantu, ahubwo abo bantu nibisubireho, batangirire. Niba bifuza uwo murimo wa gipasiteri, nibatangirire hahandi hasi bari gukorera umuvumo, baze babatizwe. Bamara kubatizwa bitwa abakristo. Bamara kwitwa abakristo bazabe abaririmbyi, bazaba abajyanama, bazaba abadiyakoni, bazaba abavugabutumwa. Nibashimwa kuba umuvugabutumwa wujuje kondisiyo zo kuba pasiteri, abona ahabwa ubupasiteri.
ari ukuvuga ngo umuntu yabuhawe n'undi mu nzira ngo nawe agiye kubatiza, yigaye kwigana pasiteri abatize asezeranye. Abo bantu rero abo bantu ndagira ngo bisubireho, bari kurenga umurongo utukura, umurongo utukura. Kandi Bibiliya ikavuga ngo bazabona iki? Ishano. Yego, bazabona ishano. Rwose turabihanirwa. Rero kadusaba abantu bakina komedi, mukine komedi, ariko imyemerere y'idini y'itorero muyerekera aho ngaho, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko ari kwikurura umuvumo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo dore ndacyateza amaboko, yewe urushe nawe uremerewe, bino nsange ndakuruhura. Bino kwa Yesu, Yesu ateza amaboko yakubabarira. Kandi Bibiliya tubwira ngo ari cyaha kitababarirwa no gutuka umwuka wera. N'iki kiri mu gutuka umwuka wera? Ni ukuvuga ngo uhereye ubu abantu bari bameze batyo bagaruke bakina ibindi, ariko ibingibi byo kuvuga ngo agiye kubatiza, ibyo biratukisha umurimo w'Imana. Erega wakina ngo ngusezeranye ubw'umugore, uriya mugore si uwawe, ndaguho uyu ni w'Imana iguhaye. Oya, uw'Imana imuhaye ni ba bantu bagiranye amasezerano, umusore n'umukobwa bakavuga bati dusezeranye ko tugiye kuzabana akaramata, katubibwira ababyeyi, tubibwire n'abayobozi b'idini n'itorero. Murakoze. Ni uko ngewe nabyumvaga, kandi mbasaba abo bantu ngo bahinduke. Ntabwo umuntu yakwishyira mu mwanya adahawe. Iteka umukuru niwe uha umutoya inshingano. Murakoze. Twongeye kubasuhuza inshuti za Apologetics TV 7. Turabishimiye kandi turabakunda. Twongeye kubana n'inshuti yacu, n'umusaza ufite inararibonye muri uyu murimo. Imyaka akoze iruta imyaka maze mvutse. Murumva rero ko dufite byinshi byo kumwigiraho, kandi ndabizi ko namwe muragirirwa umugisha wo kumwumva, ndetse wo kuganira nawe, ndetse wo gusobanukirwa cyane byimbitse mu murimo w'Imana. Mukozi w'Imana, twongeye kukwakira. Muri aho turishimye kongera kubabona. Ndakumenyesha rero ko abakunzi ba Apologetics TV 7 babakunda cyane. Uyu munsi rero twifuza gukorana namwe ibiganiro ku byerekeranye n'ibibazo biri mu gisate cy'iyobokamana, aho ahenshi umurimo w'Imana ugenda utukwa, ugatukishwa n'abantu biyitirira izina ry'Imana. Ndetse twifuza ko uza no kuduha inama nk'umukozi w'Imana. Mbere ko dutangira icyigisho cyacu, wakwibwira abatwumva tugakomeza tukaganira uyu munsi wa none? Nakoze. Amazina yanjye nitwa Ruberanziza Alphonse, nkaba ndi Reverend Pasteur mu itorero rya ADPR Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ubundi ndi umukozi w'Imana ufite inararibonye umurimo w'Imana. Natangiye umurimo w'Imana kera, umurimo w'ivugabutumwa nawutangiye muri 1968. Ubwo umaze imyaka 56 uri umuvugabutumwa? Yego. Aha, ni byiza cyane. Itorero rimaze gushima umurimo nakoze, byabaye ngombwa yuko nsezerana imbere y'Imana. Nsezerana imbere y'Imana mu itorero rya ADPR ariyo muri Kongo bita CEPAC. CEPAC ni communauté, 8e communauté en Afrique centrale. Nabatijwe muri Pentecote, naje kuba umuvugabutumwa ubushake, ndu umusore. Igihe kiragera bashima umurimo wanjye, bansaba gusezerana. Ndasezerana imbere y'Imana, kuko babonye ko imirimo yanjye ishimwa, kandi maze gusezerana nibwo nabaye pasitoro. Mpabwa ubupasitoro. Pasitoro ariwe bakunda kwita ngo mukuru w'itorero. Mu idini rya Gatolika bakabita ngo ni padiri muto. Ba padiri muto, igihe kigeze mba pasitoro, Reverend Pasteur. Igihe kigeze nza kuba regional hano mu Rwanda, nza kuba regional. Nakoze umurimo w'Imana muri Nord Kivu na Sud Kivu. Nakoze umurimo w'Imana muri Nord Kivu yose, Nord Kivu yose,
Sud Kivu twajyaga ari kujya mu nama gusa. Hanyuma muri Nord Kivu nta umurimo w'Imana nawukoze ahantu henshi. Nawukoze muri Masisi, nawukoze muri zone Masisi, zone Karehe, zone Walikale. Nakoze umurimo w'Imana muri collectivité ya Bwito. Bwito naho warahakoreye? Narakoreye Bwito. Nakoreye umurimo w'Imana muri Rucuro, aho bita Igisharu. Igisharu za Ishasha, za Nyamirima. Aho nakoze umurimo w'Imana za Kiwanja, za Rucuro, za Bunagana, za Gitarama, za Rutsiro, za Ntamugenga, za Gatare, za Rugari. Aho hose nakoze umurimo w'Imana. Nyuma yaho naje gukora umurimo w'Imana mu Rwanda. Mu Rwanda ho wawukoreye na hehe? Ko numva ko mu mahanga yo muri Kongo wagiye ahantu hatandukanye, ibice bitandukanye ukora umurimo w'Imana. Mu Rwanda ho ni nkaye wagiye uvuga ubutumwa? Mu Rwanda navuze ubutumwa Mutara harawumva za Nyagatare. Gatare ndahabona. Ho natangiye ku Rurembo, none yiyuboye Ururembo rwa Nyagatare. Yego. za Rwibare, za Kagitumba naho ndahareba, za Gabiro, za Rukomo, za Murambi, Kiramuruzi, za Rwinguba ariho mu Rukarari, yari kiri komine Rukara. Yego. Nyuma yaho numva byumba yose nagerageje kuyikoramo. Nakoze muri za Rutare, nakoze muri za Muhura, nakoze muri za Kagamba, nakoze muri za mu Buyaga aho bita za Nyarumba, nakoze aho bita Mukarange, nakoze Kiyombe, nakoze Ibyumba mu Kibari, nakoze Kagitumba, nakoze Tumba, hari akera komine Tumba, nakoze Kinihira, nakoze Kivuye, ntari kuri Basi. Imana ishimwe. Inshuti zacu rero murumva ko umushumba turi kumwe afite inararibonye, yakoze umurimo w'Imana ahantu henshi hatandukanye. Ndakubwira ngo amaze imyaka 56 ari umuvugabutumwa, akamba amaze imyaka 44 arambitsweho ibiganza. Yakoze imyaka 44 arambitsweho ibiganza by'abakuru, ari umupasiteri wabisigiwe. Dushimye Imana rero, yakoze no mu nzego nkuru, uba akaba ari mu kiruko cy'izabukuru. Ariko nubwo ari mu kiruko cy'izabukuru, umurimo w'Imana ntarajya mu kiruko cy'izabukuru, aracyavugira Imana. Ndakeka boss wawe Imana yawe ikikubwira gukomeza kubwira abakiri bato ijambo ry'Imana cyane rwose. Tubishimiye Imana rero. Mukozi w'Imana rero, twemerere dusenga Imana. Mbere uko dusenga nuko igihe cyarageze banyimurira mu Ruhengeri. Bari ari Ruhengeri kera ariyo buno Musanze. Numva rero nabaye umushumba w'Ururembo mu Rurembo rwa Ruhengeri. Ni ukuvuga ngo nakoze umurimo w'Imana neza, kandi nkorana n'abakozi b'Imana neza, n'abizera neza, ndetse n'abayobozi b'igihugu neza, mu dushaka dusengera igihugu ngo Imana ikomeze itanga imigisha mu gihugu cyacu. Kugezana n'uwo munsi wa none ndacyawukora, ntabwo ndicara, ndacyakora umurimo w'Imana. Niyo mpamvu na n'uwo munsi mumbonye nza, ari uko mwambonyeho imbuto nk'abo twakoranye kera, ababa batoya ababa bakuru baranze ko nakoze umurimo w'Imana neza hano mu majyaruguru mu Rurembo rwa Ruhengeri rwa ADPR. Nakoze cyane rero umushumba wacu mwamwumvishe gafite inararibonye, yakoze n'ahantu hatandukanye henshi muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo. Mushumba, kadusenga Imana. Wadusengera kadushira imbere y'Imana, tugasengera n'umwanya tugiye guhura nawe. Mana Data wa twese, Nyagasani Imana ishobora byose, ndagushimira ko waduhamagaye umuhamagaro mwiza wo kugukorera, kuko wahamagaye Aburahamu na Sara, natwe niko waduhamagaye mu murimo wawe. Ndagushimira yuko uko wampamagaye nakomeje umuhamagaro wanje, ngora umurimo w'Imana neza, no gukorana n'abantu bose neza, no kubana n'abantu bose neza. Kubw'ibyo rero, turi hano mu kiganiro cy'umurimo wawe, tuganira
kwibuka ibya kera uko Imana yadukoresheje nuko ikomeza kudukoresha kugeza na n'ubu. Duha umugisha kandi duhe kuba maso dutegereje kugaruka kwawe, tutarahinyuka cyangwa ngo twibagirwe ibyo waduhamagariye. Duha umugisha mu biganiro byacu by'ijambo ryawe, kugira ngo benshi bungukire kuri twe, nabo bazakomere kandi bakomeze n'abandi, mu izina rya Yesu, amen. Nakoze cyane rero umukozi w'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku bibazo byibajijwe n'abakunzi bacu, ndetse bakanabishira muri za comments ku nyigisho tugira. Turagenda tugana ku kibazo ikibazo cya mbere kiravuga ngo abakunzi bacu baratubaje ngo mbese abantu b'Imana bari hehe muri iyi si? Kuki abenshi bitwa ko ari abakozi b'Imana bakomeje gusebesha umurimo w'Imana bagakora ibiteye isoni? None twebwe nk'abizera n'abatari bizera tuzabyirwa n'iki abakozi b'Imana mu by'ukuri? Iki ni ikibazo cya mbere abakunzi bacu bibajije, kandi ufite ubunararibonye. Ese niyihe nama waha abantu bakomeje kwibaza iki kibazo bavuga ngo abakozi b'Imana bari he, tuzababyirwa n'iki? Kuko baracyafite ibibazo byo kuvuga ngo none ko abantu benshi bagenda bavuga ngo Imana iravuze, abandi bakavuga ngo Imana hari icyo ikoze, bakitirira iryo zina. Hari n'abadatinya kurikoresha mu guteka imitwe kugira ngo bambure abandi. None ni izihe nama twaha abakiri bato n'abifuza kumenya abakozi b'Imana mu by'ukuri? Murakoze. Kumenya abakozi b'Imana nyakuri, abakozi b'Imana nyakuri, kuko hari abantu bigana abandi, bigana bagakora ibijyanye n'ibyifuzo byabo, bigasuzuguza umurimo w'Imana. Abakozi b'Imana ikibaranga, Bibiliya itubwira yuko Imana kera yatoranyije abayobozi bagomba kuba bayoboye abantu b'Imana, ubwoko bw'Imana. Yari yatoranyije abayobozi bageze kuri 3 ndibuze kuvugaho. Imana itangira yari yatoranije umwami wa Isirayeli wa mbere, itoranya n'umutambyi wa Isirayeli, itoranya n'umuyobozi wa Isirayeli. Ni ukuvuga ngo hari umuyobozi wa Isirayeli Mose, hakaba n'umutambyi wa Isirayeli, umutambyi wa Isirayeli, hakaba n'umutambyi wa Isirayeli n'umuhanuzikazi. Rero umuyobozi wa Isirayeli yari Mose, umutambyi akaba Aroni, Miriyamu akaba umuhanuzikazi. Ni ukuvuga rero ngo Imana yavugiraga mu bantu batatu, ikavugira mu mwami, ikamubwira ngo abwire abantu bategure ibijyanye n'isuku. Aricyo dusanga abantu bavuga ngo kera umuntu yajyaga kwituma, kuko Imana yacu ni yera ikunda isuku, ngo ajyane igihosho, namara kwituma acukure, afite igihosho asubizeho ubutaka kugira ngo atazaboneka isazi yanduza abandi. Urumva rero ko Imana ariyo yatanze ubwo bwenge bwa mbere. Hakaba rero umutambyi wa Isirayeli, gutambira umuntu abantu bacumuye, umuntu wavuganye n'undi nabi, umuntu wavuganye n'undi nabi akaba yacumuye. Bibiliya itubwira ko hari umuntu waneguye mugenzi we asesa ibibembe, nuko umukozi w'Imana Mose aramusabira ngo Imana imubabarire. Mose rero yari umutambyi w'Imana, yari umuyobozi w'Isirayeli yose, ariko hakaba n'umutambyi wa Isirayeli ni Aroni. Rero hamwe n'ibyo ndagira ngo mbabwire ko abo bantu bari bafite ibintu bibaranga, yuko ari abakozi batoranijwe n'Imana. Aricyo kibazo tubaje ngo mbese abakozi b'Imana twababwirwa n'iki muri iki gihe? Abakozi b'Imana by'ukuri koko twababwirwa n'iki muri iki gihe? Ijambo ry'Imana riratubwira, twabona igisubizo muri Matayo ibice 7 umurongo wa 15. Matayo ibice 7 umurongo wa 15. Umurongo wa 15 haravuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana.
hepfo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Birashaka kuvuga Yesu abigiye kura ngo Yesu yerekane abakozi b'Imana nyakuri. Abakozi b'Imana, turuko bakozi b'Imana nibo turukuvugaho. Abakozi b'Imana nyakuri. Yesu yaravuze ngo kuko buri muntu wese azaza kubwira ati ndi umukozi w'Imana, urati ndi umukozi w'Imana. Ariko ari Imana Yesu yavuzeho, muzabarebera ku mbuto zabo. Muzabarebera ku mbuto zabo. Kuko ntago imbuto zivugwa ni ibikorwa byiza. Diyo ngo yaravuze muzabarebera ku mbuto zabo, kuko nta wasoroma imbuto nziza ku gitovu cyamushituza cyaba gifite amashubi. Muzabarebera ku mbuto zabo. Niko Yesu yasobanuye, kuko bose bazabwona abanyamwuka, bose bazabwona abayobozi bahamagawe n'Imana. Ariko hano ijambo ry'Imana avuga ngo Yesu ati abakozi banje nyakuri muzabamenyera ku mbuto zabo. Mu yandi magambo, abatera imbuto z'umwuka abo si abakozi b'Imana. Ntabwo ari abakozi b'Imana. Aha, umushumba arabihamije ko abatera imbuto zikwiriye abihannye atari abakozi b'Imana. Dushaka twababwira ngo bave mu kibuga ko bakomeje gutukisha izina ry'Imana. Umushumba rero twari tugeze ku kibazo cya kabiri. Ikibazo kibaza ngo hari za titre nangwa se amazina abenshi muri iki gisate cy'ubukamana bagenda biyita nk'abakozi b'Imana. Bamwe ni ba bishop, abandi ni ba apotre, abandi ni intumwa, abandi ni abahanuzi, n'andi mazina menshi bagenda biyitirira ayo mazina. Buracya mu gitondo kumva abantu ngo babaye ba bishop, abandi basanga biyise ba reverandi, abandi kera ku bwanyu abantu batangiraga arabavuga butumwa, bakaza ku bupasiteri, bakaza ku burevera, abantu bakagenda bazamuka. Ariko uyu munsi wa none bigiye biteye ikibazo. Ibyo rero bigakomeza gusenya umurimo w'Imana, kuko hari benshi bakitwara nk'amabandi, abandi nanone bakitwara nk'abantu utamenya iyo baturutse mu ishyamba. Niki aba bantu twafashwa nk'uko batubajije ngo mbese tuzakomeza kubyirwa n'iki abakozi b'Imana? Ni iki rero twakora kugira ngo tukomeze tugire inama y'abo bantu babyuka mu gitondo ugasanga yahaye izina atashoboye gusengerwa n'abakuru? Murakoze cyane. Murakoze. Ku bw'aba bantu biyita amazina y'icyubahiro ajyanye n'umurimo w'Imana kandi ntibase nayo, kuvuga ko Bibiliya yaduhaye umurongo tugomba kugenderaho werekana abakozi b'Imana nyakuri abari bo. Bisoma muri Petero ya mbere ibice 5 n'umurongo wa mbere kugeza wa 3. Umwanditsi w'uru rwandiko rwa Petero ni Petero, wa wundi watoranyijwe n'Imana, akoze ikizamini imbere ya Yesu akagitsinda. Yesu agiye kumusigira itorero yaravuze ngo abantu banyita nde? Aravuga turi Kristo umwana w'Imana. Yesu aramubwira ngo nanje nguhinduriye izina witwaga Simoni mwene Yona, uhereye none nkwise Petero, bisobanura ibuye, igice kibuye, igice kibuye. Petero bisobanura igice kibuye. Ko Petero mu Kilatini cyangwa mu Kigiriki ni Petros, bisobanura igice kibuye. Ariko ibuye ari ryo rutare ni Kristo. Nanjye nzubaka itorero ryanje kuri uru rutare. Rutare Yesu yavugaga niwe, ni itorero azubaka kuri we. Ariko Petero we ni ibuye, ni igice kibuye cyo kubaka itorero. Petero rero amaze gutsinda ikizamini aravuga ngo abantu bose bayibuye uwo ari we, abantu banyitande, bamwe bati ni umwe mu bahanuzi, abandi bati ni Yohana, avuga amazina menshi. Yesu ati none mwebwe abo turi kumwe munyitande. Petero aravuga turi Kristo umwana w'Imana. Petero amaze gutsinda ikizamini aravuga ati nanjye ndakubwira ngo uri Simoni Petero. Simoni by Petero bisobanura Petros, igice kibuye. Uzubaka itorero ryanjye ku rutare, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Uyu Petero niwe wanditse aya magambo
yandikira abapastori bazagenderaho, aravuga ngo hariya mu gice cya 5 umurongo wa 1 katwasome Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 1 kugeza kwa 3. Aya magambo ndahaguza abakuru b'itorero bo muri mwe, kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo, kandi mfatanije namwe ubwiza buzahishurwa. Muragire umukumbi w'Imana wo muri mwe, mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze. Kandi mudasa n'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe, ahubwo mube icyitegererezo cy'umukumbi. Hano Pastor Petero Yesu yasigiye itorero, aravuga ngo tuzabe icyitegererezo cy'umukumbi wabo tuyobora. Ni ukuvuga ngo tube icyitegererezo mu bikorwa, tube icyitegererezo mu magambo, tube icyitegererezo bazakurikiza abantu bakareberaho. Icyitegererezo cy'umukumbi rero si umuntu wo kwitwa bishopo ejo ugasanga yambaye pocket nk'aba basore b'isi, ugasanga afite imisatsi idasokozwa. Ko ijambo ry'Imana riravuga ngo tube icyitegererezo cy'umukumbi. Azaba icyitegererezo cy'umukumbi mu bikorwa byiza. Ni ukuvuga ngo umukozi w'Imana akwiriye kuba ari inyangamugayo, atari uko bisobanura ngo atariho umugayo, batamuvugaho umugayo. Pastor rero ukwitwa aya mazina yari akwiriye gusa nayo, ariko hari abigana abapasoro ugasanga yambaye deshire ishwanyaguye ku bibero, nawe arashaka kwigana rwa rubyiruko rwo mu isi. Bityo rero uwo nguwo yibagirwe ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umukozi w'Imana nyakuri, Imana yavuze ngo umukozi w'Imana witwa umutambyi wanjye akwiriye kwambara imyenda y'umukara wa kabayonga. Imana yategetse imyenda umukozi w'Imana agomba kwambara, ni imyenda imuhesheje icyubahiro, ni imyenda ihesheje umurimo w'Imana icyubahiro, umukara wa kabayonga. Abandi bo ntago bategetse iyo myenda, kereka umutambyi agomba kwambara imyenda ya gitambyi, umugaragaza ko ari umutambyi, ko ari umubyeyi w'abantu. Abantu bamubona bati uriya muntu ninde? Umwenda ugaragaza umurimo we. Bityo rero uko umusirikare yambara uniforme igaragaza umurimo akora, tukara akabona turiya n'umusirikare, uriya n'umupolisi, nuko yambaye imyenda isa n'uwo murimo we. Na pastor ni umuntu utoranyijwe mu bakirisitu, ukwiriye kwambara bitandukanye n'abandi imyenda y'icyubahiro yesheje Imana icyubahiro. None aba bafite amazina rero, arangiza ukabona aragiye ngo agiye mu kabare ngo anyoye inzoga, abuze icyo yishyura. Ngo karamirika indakaza, oya. Ni ukuvuga ngo bishopo ufite amatorero ayobora, afite amatorero ayobora, afite abantu ayobora. Bavuga ngo revera pasteur, yego ni revera uyoboye abapasiteri, ayoboye abandi bapasiteri, kandi yarabisigiwe, none we abiheriwe hara muri kabare. None we urumva arabyutse mu gitondo aravuze ngo yarose yabaye bishop, azinduza kuvuga ngo ndi bishop. Yasengewe n'abandi, abarizwa hehe? Aba bantu batubabare batere gusebya iyo zina. Bishop ni izina ry'icubahiro, bishop ni izina ukwiye kuba warasengewe imbere y'abahamya benshi. Bishop ugomba kuba ufite amatorero uyoboye abapasiteri, ntabwo ari ukubyuka uvuga ngo uri bishop. Ni ukuvuga ngo inshingano za bishop nazo tuzisoma mu ijambo ry'Imana muri Timoteyo ya mbere ibice 3 umurongo wa 2, aravuga ngo
wumve ngo umwepiskopi kabisa, umwepiskopi uwo ni bishop, umwepiskopi uwo ni revera pasiteri, agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe. Inshingano ya mbere agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe. Inshingano ya kabiri agomba kuba ari umuntu umunyabwe, umuntu ushoboye, umuntu wigisha, uzi kwigisha ijambo ry'Imana. Agomba kuba ari umwigisha, aza kuba ari umwigisha w'ijambo ry'Imana. Bishop agomba kuba ari inyangamugayo, ari inyangamugayo rwose, ari icyitegererezo, ari icyitegererezo cy'umukumbi. Yego. Bishop agomba kuba ari umuntu nanone utegeka neza abo mu rugo rwe. Yego rwose. Agomba kuba afite umuryango ahagarariye, utegeka neza abo mu rugo rwe. Bishop agomba kuba ashimwa n'abantu bo hanze. Ashimwa n'abantu n'Imana. Ashimwa n'abantu n'Imana. Yego rwose. Turiya kera turamuzi, kera yavugaga nabi none asigaye avuga neza. Yabaye bishop koko. Mbese yari umukozi w'Imana. Uriya yaranywaga agasinda, none ubu ntagisinda. Bishop kuko arabukwiriye. Arabukwiriye rwose. Afite ahabarizwa. Turabona yavuga abana n'abantu bose neza n'amahoro. None umuntu aragenda bangwagiye mu kabari ngo pasiteri yagiye inzoga ngo buri cyo yishe. Pasiteri oya adafiteho ubwo na mituwere y'abana be, akaramuga mu gitondo ngo yabaye bishop. Ariko rero ni izina rikomeye n'aya madini akiri mato rwose, mujye mwubaha n'inzego bose. Bishop ni izina ryo kubahwa, hari amatitre akwiye kubahwa, kandi abantu basengerwe ku mugaragaro, abantu bahabwa inshingano ku mugaragaro, si ukubyuka nangwa si ukushinza idini ngo bishop. Iryo zina mwaratukishije ni ry'icyubahiro, nibyo tugomba kuryubaha, ariko twanze rwose aba bantu bashyiraho amazina y'ibyubahiro kandi ari inzererezi badafite aho babarizwa. Ayo mazina y'icyubahiro umuntu yagombye gusa naryo. Niba wifujije uwo murimo, wari wifujije umurimo mwiza, ariko ugomba gusa nawo ukawuhesha icyubahiro. Ntaba ari umurimo wo kubona uko kera watangiye uri mubi ugakomeza kuba mubi kandi uri muri uwo murimo. Oya, Bishop agomba kuba ari umuntu ufite ingeso nziza, ufite umukumba aragiye, ufite abayobora aha inama. Turasanga pasoro mukuru witwa Paulo, missionnaire, intumwa, ahamagara abapasoro bahagarariye abandi, ari wahamagara ba bishop. Muri byakozwe n'intumwa 20 umurongo wa 28 aravuga ngo muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe. Hanyuma akavuga ati muubere maso kuko mwabushyiriweho n'Umwuka Wera. Reka dusome iryo jambo twumve uko ba bishop bagomba kuba bameze. Turasoma he? Byakozwe n'intumwa, yego, 20 umurongo wa 28. Byakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa, bice 20 umurongo wa 28. Umurongo wa 28 aravuga ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose Umwuka Wera yabashiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Dukomeze. Nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo ntababarire umukumbi, kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Nuko rero mube maso, mwibuke yuko namaze imyaka 3 ndahwema ku manywa na nijoro guhugura umuntu wese muri mwe ndira. Dukomeze. Petro, pasoro intumwa ya Yesu Kristo Paulo kugura abarizira uko bagomba imyitwarire yabo, uko bagomba kuba basa. Aravuga ngo birinde ubwabo, mwirinde ubwanyu, mwirinde ubwanyu, mwirinde muri byose, mwirinde ubwanyu muri byose, mwirinde mubone uko murinda umukumbi w'Imana wo muri mwe, wo mwashiriweho n'Umwuka Wera kuba abarinzi. Turi abarinzi mu itorero. Y'umurinzi
arinda imyaka, hari abarinda amasaka ngo inyoni zitayarya, bahora buri gihe cyose bamurura inyoni. Umurinzi agomba kuba maso, agomba kwihamagara abakirisito, akabigisha isuku, akabigisha guteka indyo yuzuye, akabigisha kwifata neza, akabigisha gusa n'abakirisito, akabigisha gukora umurimo w'Imana, akabigisha no kubaha ubuyobozi bw'aho batuye. Ibyo rero ni inshingano za pasiteri, ni ukuba umurinzi, ni ukurinda ngo umukumbaragiye atagira ikiwutokoza. Pasiteri rero ni umurinzi ugomba kuba, turi abarinzi bashiriweho n'umwuka wera kurinda umurimo w'Imana. Umva ko pasiteri agomba kuba asa, ushoboye kwirinda ubwe akabona kurinda n'umukumbi w'Imana, agasa n'umukumbi w'Imana. Kuko misiyoneri Pawulo aravuga ngo nimara kuva muri mwe nzi yuko hazaza amasigaryana kandi azajya akururira benshi mu bizera mu bukumbi wa inyuma yabo mu bibi inyuma yabo. Ibyifuzo byabo dusabe rero abatwumvise bari hano n'abatureba bakaba barifuje umurimo mwiza wo kuba umwepiskopi, wo kuba umubishopo, wo kuba pasitoro, wo kuba revera pasiteri, agomba kuba ari icyitegererezo cy'umukumbi, afite ijambo ryiza, afite umwuka w'Imana utuma abantu bamukurikira kandi bagasa nawe, kandi ushobora kwirinda ijambo ry'Imana. Pawulo yabivuze neza ngo tube maso. Kandi Pawulo no yahuguraga abantu ngo mu minsi izaza rero yaraje ahantu henshi abenshi bamaze kwitirira umurimo, niyo mpamvu basigaye basuzuma Imana, basigaye bareba abashumba, abapasiteri bose ni bamwe umurimo w'Imana. Reka twikomereze ku kibazo cya gatatu. Abakunzi bacu baratubajije ngo ikibazo cya gatatu, ese koko ko tubabona abakozi b'Imana muri ibi bihe, aho kugira ngo bigishe ijambo ry'Imana, aho kugira ngo nanone bahugure mu jambo ry'Imana, basigaye bakangurira umukumbi divorce, gutana kw'abashakanye, ngo ntibakigisha ijambo ry'Imana, ahubwo ngo basigaye birirwa kuri za social media, ku binyamakuru, kuri za televiziyo, bamamaza gutana, bahanura gutana, akavuga ati umugore ufite si uwawe, zigeze kuba uwawe, abantu batane, gutana biremewe, Imana yavuze ngo abantu batane. Ni izihe nama twatanga muri ibi bihe ko abantu twahamagariwe kuvuga ijambo ry'Imana? Kandi none ubu ni ubuhe butumwa buri gutangwa muri uburyo bwo gusenya imiryango? Murakoze cyane. Kuri iri jambo ry'abigisha bashyigikira za divorce cyangwa gutana kw'abashakanye, twebwe dufite ijambo ry'Imana dukurikiza, twahawe ijambo ry'Imana tugenderaho, riravuga ngo ku bashakanye nabyo Imana yarabivuze. Ijambo ry'Imana muri Mariko 10:7 tugeze ku murongo wa 9. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 10 umurongo wa 7 tugeze uwa 9. Tuve ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 9. Aravuga ngo nimugende mwigishe Mariko 10 umurongo wa 7. Aha, nari nsomye Matayo. Mariko 10 umurongo wa 9. Yego, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 10, igitabo cya kabiri cya Mariko. Yego, tuve ku murongo wa 9. Kabiri mu isezerano rishya. 10 umurongo wa 9. 10 umurongo wa 7 kugeza 9. Yego, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Guhera kuri 7. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bigatuma baba umubiri, bigatuma batakiri babiri, ahubwo baba babaye umubiri umwe. Aha. Nuko Imana yateranije hamwe, umuntu ntakagitandukanye. Yego,
hano Mariko intumwa y'Imana Mariko yatumwe n'Imana ngo yandikire abantu bose iri jambo ngo nuko icyo Imana yateranyije ni ukuvuga ngo umusore n'umukobwa bakundanye bamara gukundana bakaza imbere ya pasoro akabahuza bari babiri, akabahuza ku bumwe, akabasengera, akabasabira imigisha, akabamurikira Imana ko bagiye kubaka urugo rwa gikristo. Abo bantu nta gikwiriye kubatandukanya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kizabatandukanya kereka urupfu. Gusa birababaje mushumba, urabona ko no muri ibi bihe abakozi b'Imana dufite inshingano nini cyane yo kunga imiryango. None abakagombye kunga imiryango nibo barimo kuza muri iki gisate ngo abantu batane ntari Imana yabahuje. N'abahanuzi bitwa abakozi b'Imana, ntabwo ndavuga ngo ni abakozi b'Imana, biyita abakozi b'Imana. Nanone ni intumwa, harimo ababishopu bakomeza gutangaza ngo divorce Imana irayemera, abantu batana. Nyamara ijambo ry'Imana ratubwiye ngo icyo Imana yateranije ntakagire ugitandukanye. Ndibaza nimba basoma Bibiliya, sinibaza nimba iyi mirongo bayibona muri Bibiliya, ariko reka tubasabe kugira ngo twongere dusubire ku mwimerere w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga iki kuri divorce? Ese Imana irashaka ko bigenda gute? Bakozi b'Imana mwunga imiryango, kuko Satani yarahagurutse. Umugambi wa Satani no kugira ngo habeho divorce, ariko umugambi w'Imana nuko abantu babana mu mahoro. Umushumba njya mukunda cyane akunda kuvuga ngo mubane n'abantu bose amahoro. Atusomeye n'umurongo mwiza cyane mu cy'Imana yateranije ntakagire ugitandukana. Turigisha gutandukanya icyo Imana yateranije dushingiye kuki? Wakomeza rero. Ijambo ry'Imana nanone dusomye Itangiriro ibice 2 umurongo wa 24. Kumve uko ubukwe bwa mbere Imana yasezeranije ku isi bwa mbere, abageni ba mbere aribo Adamu na Eva. Itangiriro ibice 2. Yego. Umurongo duhere ku murongo wa 20, duhere kuri 23. 24. Yego. Hashize iminsi myinshi umwami wa yego. Itangiriro 2. Yego, Itangiriro 2. Genesis Itangiriro 2 umurongo wa 23 tugeze 24. Yego, Itangiriro ibice 2 umurongo wa 23. Ibice 2. Yego. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we, akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Nicyo gituma umusore n'umukobwa umwe azasiga se na nyina, bose bakabana akaramata. Bakaramata nuvuga ngo iminsi yose rwose nta gutana. Akaramata. Ikizabatanya n'urupfu. Akizabatanya n'urupfu. Urupfu rwose. Bombi bakaba umubiri umwe. Umugabo n'umugore. Abatandukanye rero, abayobozi b'amadini rero bavuga bati, twebwe ubwo umugore wawe mutari kumvikana uze ndagushingira undi. Yego. Abanyuranyije n'ijambo ry'Imana yahamagariwe, avuga ko yahamagariwe gukora. Usibye nibyo bari gukangurira abantu kwirukana abo bafite. Abo rero bakarongora abandi. Abo bantu batandukanya abashakanye, kandi ari abavuga butumwa, baba batandukanyije na Bibiliya, ijambo ry'Imana. Abo bari bakwiye no gukurikiranwa n'amategeko. Kadusabe aba bantu bongere bahinduke kugira ngo be gutandukanya, bo gutukisha ijambo ry'Imana, basubire ku mwimerere w'ijambo ry'Imana. Bongera asubire muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Byo kuvuga ngo ngewe ndamwirukana ninjya kwa pastor runaka aransezeranya n'undi, ubone ngo ni mubi ndagenda pastor ampereza umwiza. Oya, umugore wawe Imana yabonye ko Imana yaravuze ibwira Adamu ngo uyu niwe Imana yabonye ko agukwiriye. Ibyo rero umugabo n'umugore bakwiriye kwihanganirana. Havuka n'ikibazo akaboneka bo kubunga. Twebwe dushinzwe kunga no guhuza abafite amakimbirane. Noneho bamara guhura afite amakimbirane, twamara kubunga kuko Imana, kuko Yesu yatwunze n'Imana, natwe dukwiye kunga abantu n'abandi. Ibyo bikwiriye abapasoro. Si byiza ko pasoro
bavuga ngo ndajya kwa pasero runaka noneho uyu mugore amwirukane pasero mbo wundi. Oya, hari n'abaza akavuga ngo Imana yambwiye ngo uyu mugore si uwawe. Bariko abo ngabo Bibiliya yavuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Baravangiwe. Baravangiwe. Abo bakwiye kuva mu nzira bakava mu kibuga bakareka kubesha abantu. Baranadutukisha natwe. Niyo mpamvu abantu basigaye bavuga batabahanuzi bari hehe. Twirinde cyane rero. Tugomba kwirinda rero, nk'uko ijambo ry'Imana avuga ngo twirinde ubwacu, bone turinde n'umukungu Mwuka waradushyiriyeho. Yarakoze cyane. Twire gutanya umugabo n'umugore, kuko Imana yaremye umugabo n'umugore, iravuga ngo umuntu azasiga se na nyina, umusore asige se na nyina, n'umukobwa asige se na nyina, bajye kubana akaramata bombi, ntakizabatandukanya kire ku rupfu. Iryo jambo ry'Imana rivuze mu izina rya Yesu, amen. Ikibazo cya kane ari nacyo turangirizaho, ni ikibazo gikunda kugaragara cyane muri gisate cy'iyobokamana. Ni ikibazo kiboneka ku bantu bakina komedi. Abantu bakina komedi, amafilime asetsa, imikino isetsa, bakinjira cyane imyemerere y'abihaye Imana. N'abashumba, abapasiteri, amatorero barihoreye, ariko dusigaye twumirwa cyane, ugasanga abapagane bari gukina filime, bari gusangira ifunguro ryera, bari kubatiza, bari gusezeranya, bakumva bo bari n'imikino isetsa. Ariko turashaka kongera gusaba abayobozi b'amatorero kugira ngo bahagurukire iki kintu, tunasaba leta kugira ngo iki kintu igikurikirane, kuko birababaje cyane kugira ngo umuntu ajye yinjire, bamaze kurenga umurongo utukura, abantu barakina bari kubatiza. Kuko uwo muhango mwawuhawe nandi, abantu babikurura umuvumo, abantu batazi ibyo mukora. Uwo murimo mwawuhawe nandi, nimusetsa, nimujya gusetsa abantu, nimukenera za views, hari aho mutagomba kurenga ku murongo utukura. Ndakeka rero mushumba wadufasha, ufite inararibonye, myaka 56 uri muri uyu murimo w'Imana, myaka 44 bakurambitseho ibiganza, uri umupasiteri wabiherewe ubushumba, urabizi ko ukiri umuvugabutumwa hari ibyo utari wemerewe. Ese ubundi ni bande bari bemerewe gutanga igaburo ryera? Ni bande bemerewe gusezeranya? Ni bande bemerewe kubatiza? Abantu badafite aho barizwa, bagiye gukina amafilime, bari kubatiza abantu ngo bizeye Yesu Kristo n'umwami n'umukiza. Birababaje kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uwifujije uyu murimo w'ubwepiskopi aba yifujije umurimo mwiza. Umurimo mwiza rero ntabwo ari ukubona umuntu ejo babonye ari mu kabara nk'inzoga ngo namara avuge ngo nabaye pasiteri. Ntabwo ari byo. Urumva ko aho ngaho nta pasiteri mubi ubaho, ahubwo niyo pasiteri abaye mubi aragururwa, abatukishije umurimo w'Imana. Kuvuga rero ngo umuntu ariyita pasiteri, namara avuga ati mpa amafaranga nzakwishyura, hanyuma niba ajya kumwishyuza ngo zana abagabo banze baze bamwemeze, uwo ntabwo bakiri pasiteri. Ahubwo pasiteri ni umunyakuri, ugendera mu kuri, uvugisha ukuri. Ariko abo ngabo kubona ngo kwita ngo ni pasiteri w'umwambuzi, akambura abantu yita pasiteri, abari gutukisha umurimo w'Imana. Abo nibo dusaba ngo abo bantu baratukisha umurimo w'Imana, nibahinduke rwose. Nyaboneka wikwiye inshingano ikomeye yo kuvuga ngo ubaye pasiteri ugiye kubatiza. Ni ukuvuga ngo umuntu kugira ngo umuntu aba umuririmbyi, aba umukristo, nyuma akaba umuririmbyi, nyuma yo kuba umuririmbyi akaba umudiyakoni, nyuma yo kuba umudiyakoni akaba umuvugabutumwa. Abatari yemererwa kubatiza, ni ukuvuga ngo ni muri inshingano zigenda zikurikirana. Inama ni uwo gutanga inama mu itorero, umuririmbyi ni uwo kuririmbira Imana mu itorero. Ariko pasiteri ataraza ngo atange igaburo ryera, ntabwo umuririmbyi yahangara ngo ajye gutanga igaburo ryera. N'umuvugabutumwa nawe ntiyabihangara, reka da, ni wa wundi wabisengeye kuri wa mwanya bitewe n'itoro, wasizwe amavuta niwe utanga igaburo ryera. Wasigiwe amavuta akabanza kubitongererwa. Gusezeranya se
gusezeranya ntibikwiriye, nabyo ntibishoboka. Gusezeranya ni umuntu wahawe iyo nshingano yo gusezeranya. Hari urwego rwahawe iyo nshingano. Ku nshingano ku rwego rwa mbere nk'umupasiteri cyangwa umuvugabutumwa yemerewe gusezeranya, ariko tuvuge nko ku itorero ryanyu ugomba gusezeranya uri revera. Uri revera ugomba gusezeranya. Kuvuga rero ngo ariko umukristo ntabwo yemerewe gusezeranya. Ntabwo umuririmbyi yemerewe gusezeranya. None rero twe dufite ikibazo cy'abantu bakina komedi. Ni komedi noneho nta nubwo bakijijwe, nta nubwo ari n'abaririmbyi. Wumve batangiye kurenga umurongo utukura. Bari kurenga umurongo. Ibyo ntari byo gukina nabyo. Ikintu diakoni atahabwa, none umuvugabutumwa ntagihabwe. None umuntu araza. Izi nzererezi ngo bakozi b'Imana, bashumba, ba bishop, turagira ngo mwongere murebe icyo twita inyigisho z'itorero. Doctrine ni imyemerere y'itorero ryawe, ugomba kuyiharanira. Ntabwo dukwiye kugira ngo babikine muri za komedi. Niyo mpamvu abantu basigaye bibaza ngo mbese abakozi b'Imana bari he? Birababaje abo bantu, ahubwo abo bantu nibisubireho. Batangirire niba bifuza uwo murimo wa gipasiteri, nibatangirire hahandi hasi bari gukorera umuvumo, baze babatizwe. Bamara kubatizwa bitwa abakristo. Bamara kwitwa abakristo bazabe abaririmbyi, bazaba abajenama, bazaba abadiakoni, bazaba abavugabutumwa. Nibashimwa kuba umuvugabutumwa wujuje kondisiyo zo kuba pasiteri, abona ahabwa ubupasiteri. Ariko uvuga ngo umuntu yabuhawe n'undi mu nzira, ngo nawe agiye kubatiza, yigaye kwigana pasiteri abatize, asezeranye. Abo bantu rero abo bantu ndagira ngo bisubireho, bari kurenga umurongo utukura. Kandi Bibiliya ikavuga ngo bazabona iki? Ishano. Yego, bazabona ishano rwose. Abo bantu rero nibisubireho, turabagira inama twebwe nk'abakozi b'Imana ngo bisubireho. Bari kurenga umurongo utukura. Ntabwo umukobwa yakwita umugore, oya, abategereje yuko bazamushingira. Bamara kumushingira akitwa umugore, akabona kuba umugore. Umuryango ukavuga ngo uhereye ubu ugiye kubaka urwawe urugo, ubaye umugore. Wa muhungu we ubaye umugabo. Ariko ntabwo umusore byabyuka mu gitondo kare ngo agere mu muhanda ngo avuge ngo reka ntaho ngira umusore ngo nabaye umugabo. Yabaye umugabo kandi umuryango utaramuha umugore. Nyabuna aba bantu nibisubireho, bari kurenga umurongo utukura. Inshingano ya gipasiteri irakomeye, ni inshingano ikomeye. Niyo mpamvu twavuze ko abitwa abapasitoro bagomba kwirinda ubwabo, bakarinda n'umukumbi Imana yabashyiriyeho kuba abarinzi. Turi abarinzi, nta nubwo umukumbi ari uwacu. Turi abarinzi barinda umurimo w'Imana. Kubw'ibyo rero aba bantu bo gukina ibi bikino byo kuvuga ngo ni pasiteri wambuye abantu, pasiteri wanyoye inzoga buri cyo yishyura, pasiteri warwanye, pasiteri warimanganyije, bakajya mu mazi bakanabatiza, bakajya no mu mazi bakabatiza. Kubatiza birakomeye, biragoye. Bakabatiza, akajya kwigana kubatiza. Kubatiza oya, akajya gutanga ifunguro ryera. Kubatiza ni iby'abayobozi bakuru b'amatorero rwose babisigiwe, babifite mu nshingano, babisigiwe, bafite ibyemezo, abakuru b'itorero bavuze bati wowe urabyemerewe. Natwe nubwo turi abapasitori dufite abadukuriye, hari ibyo tutemerewe. Rero ibyo tutemerewe iyo twabikoze batwita inyeshamu cyane rwose, turabihanirwa. Rero kadusaba abantu bakina komedi, mukine komedi, ariko imyemerere y'idini y'itorero kiri aho ngaho, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko ari kwikurura umuvumo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo dore ndacyateze amaboko, yewe urushe nawe uremerewe, bino nsange ndakuruhura. Bino kwa Yesu ateze amaboko yakubabarira. Kandi Bibiliya tuvuga ngo hari cyaha kitababarirwa no gutuka umwuka wera. N'iki kiri mu gutuka umwuka wera? Ni ukuvuga ngo uhereye ubu abantu bari bameze batyo bagaruke bakina ibindi, ariko ibingibi byo kuvuga ngo agiye kubatiza, ibyo biratukisha umurimo w'Imana. Erega wakina ngo ngusezeranye uriya mugore si uwawe, uyu ni uw'Imana iguhaye. Oya, uw'Imana imuhaye ni ba bantu bagiranye amasezerano, umusore n'umukobwa, bakavuga bati dusezeranye ko tugiye kuzabana akaramata. Katubibwira ababyeyi, tubibwire n'abayobozi b'idini n'itorero.
murakoze. Ni uko ngewe nabyumvaga kandi mbasaba abo bantu ngo bahinduke. Ntabwo umuntu yakwishyira mu mwanya adahawe. Iteka umukuru niwe uha umutoya inshingano. Murakoze mushumba. Twabanye muri iki kiganiro ku bibazo byibazwa muri iki gisate cy'iyobokamana, twabajijwe n'abakunzi bacu. Twaganiye ku bibazo 4 kandi Revera Alphonse nk'umukozi w'Imana umaze igihe kirekire mu murimo w'Imana yaduhaye inama zitandukanye. Turangirije ku kibazo cy'abakomediye, abakina imikino n'amafilime byo gusetsa bagakina binjira mu myemerere y'idini y'itorero. Abasabye ku mugaragaro ko ibyo bintu mwabihagarika kuko mutabiherewe uburenganzira, kandi ibyo bikurura umuvumo, bigakurura umuvumo umuntu ku giti cye, bigakurura umuvumo no ku bazamukomokaho. Muramenye ibyo bintu mubihagarike, ahubwo Imana izakomereza kubafashiriza mu mpano zanyu. Impano zanyu turazikunda kandi twumva natwe twaseka, ariko iyo bigeze mu gukina n'Imana ntabwo twabyemera. Abakozi b'Imana, turasaba abakozi b'Imana kugira ngo namwe muhaguruke mwere kwemera ko abantu binjirira imyemerere y'idini kuko bari gusenya umurimo w'Imana. Bakoze cyane rero pasitore, kandi turagusaba kugira ngo n'ubutaha uzagaruke. Dushimiye kubw'impanuro nziza waduhaye. Reka twongere tuguhe amahirwe, nimba hari ikindi uwasigaje wifuza kuba watanga inama mu gahe gatoya tukabona gusenga Imana dusezeranaho. Murakoze. Inama natanga ni inama ijyanye n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, nk'uko nabivuze kare, umukozi w'Imana abagomba kubahiriza inshingano ye yahawe, kuba abaye yavuze ati ndi bishopo, ndi pasiteri, ndi revera pasiteri, n'izindi nzego abantu bagenda bavuga zijyanye n'amazina yangaya y'icyubahiro. Ndabasaba bakurikiza ijambo ry'Imana rivuga ngo Pastor Petero Yesu yasigiye itorero amaze gutsinda ikizamine cy'uko Yesu ari umwana w'Imana. Aramubwira ati uzubaka itorero ku rutare. Urutare ni Yesu, Petero ni Petros, ni igice cy'ibuye. Rero yatanze inama ngo abapasoro bakwiriye kuba ari abantu badakurikiza indamu, badashaka indamu mbi, babe bafite umuhamagaro, babe bari abafite umuhamagaro, vocation, bafite umuhamagaro w'umurimo w'Imana, baba ari abantu baba icyitegererezo cy'umukumbi. Icyitegererezo cy'umukumbi batariho umugayo, batagenda abantu bagabona abantu ngo dore uriya imyifatire ye yifashe nabi. Akwiriye kuba ari inyangamugayo kandi akwiriye kuba ashimwa n'abantu bo hanze. Ni ukuvuga n'abatari mu itorero rye bakwiriye kuba bashima pasoro. Akaba turana n'umupasoro mwiza kuko avugana n'abantu neza, agira abantu inama neza, kandi akaba ari umuntu nanone wubahiriza ibisabwa n'amategeko y'igihugu. Icya mbere akaba yigisha abantu ibijyanye n'isuku, guteka indyo yuzuye. Pasoro nawe akabyigisha guteka indyo yuzuye uburyo butatu. Pasoro akayigisha ko umuntu agomba kubivuga ngo turi umucyo w'isi, iyo isuku ni umucyo w'isi, tugomba kumurikira ab'isi ko dusa neza dukurikije n'umucyo w'igihugu cyacu. Tugomba rero none pasoro agomba kuba agendana n'ubuyobozi, bakorana, bafatanyije kuyobora. Uko Imana yashyiragaho umuyobozi mukuru mu rwego rw'igihugu, igashyiraho n'umutambyi n'umwami, abo bantu bose bagakorana bakuzuzanya mu kugira inama umukumbi w'Imana. Ubw'ibyo rero umukumbi w'Imana uvuga ngo nabo dushinzwe kuyobora, ko buri muntu wese ni pasteur de muto, umuntu wese n'umushumba ufite abantu aragiye. Tubasaba rero kuba abifuza uwo murimo bagomba gusa nawo, bakaba icyitegererezo cy'umukumbi nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze. Ikindi bakaba birinda, bakirinda, bakarinda n'umukumbi w'Imana, bakabagira inama, bakaba amaso, bakabera amaso n'umurimo w'Imana n'igihugu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Reka turangize dusenga Imana. Imana nziza, turagushimiye, turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Haleluya.
ushimwe ko wabanye natwe mu nyigisho zitandukanye mu kiganiro twagize, kandi tunasaba kugira ngo utwambike imbaraga ukomeze wikorera umurimo. Turahagarika icyasenya umurimo wawe, kandi tugahagarika icyatuma umurimo utajya mbere cyose mu izina ryawe ryera. Usabye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo uzambike buri wese umwizera wawe, unadukomeze kunesha tugerageza. Ntabwo icyubahiro rero, kandi ariwo utanga umucyo ku isi yose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen.